Sese Karame. hangana ugabanya amahane kuko kuba narabyaye ukomeza ubinyurira nta kintu biri butange, ahubwo tubiganireho turebe ngo ese uyu mwana tuzamuzana nawe tumurererane na kari mu nda, ese uyu mwana uzanyemerera uburenganzira tumurerere iwabo hariya kwa nyina bite? Mwese n'ikibifuza. Ntibumva ubundi ngewe iyo utuje turaganira tugahuza urugwiro. Urambwira iki? Urabona ukuntu buri munsi nirwo ngira ibyo nkubwira ntunyumve kandi ugasanga ahandi urirwa wirukanka gusa. Hako narakumvije sinzi impamvu ubu ukomeza kubigarurira. Nkunda ko igisubizo cyawe gihora ari kimwe cyawe gihere. None uragenda kimeze nk'aya ndirimbo intera rimwe ukabinyishyuriza. Uragenda ugende aho wigenjereje noneho ibyawe byasohoye. Hako se byarekanye byagiye ku mugaragaro. Byagiye ku mugaragaro se uragenda ujya hehe? Ko ibyawe byagiye ku mugaragaro noneho wari uzi ko nzashyira simenye ibyawe ukuri kwawe noneho nakomeye. Hako kumenya ko nateye inda ndumva nta kibazo kiri, ahubwo bakaba byishimira utera inda. None dufite Karimunda n'umuhungu wahiteye Cecile mbimenye. Wahiteye undi mugore mugenzi wawe n'undi munsi n'ikindi gihe ndanakwiyamye. Wanyumvise neza? Wanyumvise? Ngeri ngo nkwirukanka inyuma nkugira gute? Ese uwo mwana wabyaye hariya da? Ntiwigeze ushaka ko mbimenya. Ese tekereza ko ngewe iyo nshaka kumubyara ntari kumubyara kandi namwakira wa mubyaye ngitwa kandi ukamurera akitwa uwawe cyane rwose. Nakushererera nta soni. Wimpamagara unanyikoreshaho ariko uzampere kugeza ryarira. Nta soni. Ubusije nakwinjiye ngo nkoreho uyu munsi n'ubonye ko ugomba kunkoraho. Tubiganireho nta kibazo. Sejya wirwa wirukanka. Wabaye babyita iki? Imfizi? Ubuzanyemo y'amagambo yo gusesereza. Babyita imfizi y'umurenge. Byo ntabyo nzi ko babyita, uzanyemo amagambo yo gusegara kamureke sigara ngereka nigenda. Urande kujya he? Ugiye kugenda se nibyo bikemura ikibazo twaba dufitanye. Garuka hano. Garuka hano je nawe nkwirukanka inyuma. Garuka hano senyine. Na soni. Iki? Na aka kanya naguremera ibyo nkusaba. Akubyibuze reba n'ukuntu uba wifashe nk'umuntu ushaka ko twumvikana. Urari ukuntu wifashe. Ako narakubashye ntacyo ntakoze. Ese ushaka ngukorera iki? Nje ngoza ibirenge cyangwa nkuhereje kuri toilette nk'umwana. Umaje kudamarara urumva ndabona wa. Damarara surampahira. Ezi ni imbaraga zanjye. Ni imbaraga zanjye mba nakoze. Na soni. Asese. Nyenyenyenye. Uramagara umbaze iki? Nyanyo. Ibyo musabura byikirije. Mwe. Reka polisi zazi kuntwarire magazine. Nemye. Njyana hengeye. Umurizo wawe uri njyana utazi Rwanda sha. Mbari inkozi nyakiye. Kakana ni hatari. Ni hatari? Kombari. Ubundi uracyangwa inzoka cyane. Bazimwe gute suri mu kazi. Twebwe rero buriya twiyibye. Ikintu dukora. Umanuza inzoga ihenze. Kareba ibyana bitwika. Ubundi ukagira ukimara ipfa nyine neza ko subize se. Abasirikare n'abapolisi ku byana baragari baro. Tuvuga gakende Sema. Zanose. Uwo mukobwa ndamuzi narebe. Jewe rero hari igihe aba ari za nimero. Andi makuru se? Wa makuru ni meza urebye nari bito. Dore turaburanye kuva cyaje nakubwira ngo tuzahura. Naragiye akazi karamperana. Ndagenda ndabura. Sinzi ukuntu mvuze ati mvuye muri siporo ndavuga ati ariko niganje nubwo asigaye yigisha wamureba tukanaganira. Yego. Bizi ko nsigaye nkorera mu cyakoze hano uranyemeje. Ana ko rwose. Ibi ngibi urabona ari ibintu byatanje se.
ubu zishoboye zigiye kubona umuntu mutana mutemye niharengaho n'inkoko biraba bibaye inkoko dore keretse twe twamenyereye za zindi za hariya dore n'ibiki byose ariko namubwiye yashizeho turareba uko bigenda aho mubwira ashyiremo n'akamacu umuntu aba yirere mace se twaganira turiya mace seriyari mubizi ko iyo yakinnye umutima utariho ngiye biri kugenda yimvamo nubwo ubona nambaye jezi ariko yagenda binamvamo rwose nimba ari ukubera kuba hari ahantu ndi kugenda nyine mbese urumva hariya dukora siporo zisanzwe ako nigire mu bintu bya vore ngewe hariya niyo wayarase rero biriya bintu byanyu sinabijya ariko wamuntu ko nawe ugikorera reka buriya gukorera igihugu n'ubundi ntabwo kuvuga ngo ni uko ngo wenda ngo icyo ukora cyose nyine utagambanira igihugu uri sawa nzigisha abana bacu ariko biba bikenewe ariko nanjye dore rero nakomeje kumva amakuru muri iyi karitsiye ndavuga se ubundi ko inshuti yanjye ngiramo magara ari imwe waza tukanaganira nkambabaza amakuru yo muri ruriya rugo kwa Mumeri ufite ibintu bya depo hari ucuruza n'inzoga nimba ari ngo mama wase mama Chris uramuzi ikibazo cyatangiye kumuramo amakuru ariko ko tuba tuganira ibintu byo muri karitsiye wa mugabo we gukuramo amakuru se nyuma se yemba nshaka abantu bagambana igihugu bise uriya yagambana igihugu ubuziki niyo mpamvu se wansindishije ko musinda we kandi katararenga mu cyakanye sese hangana ugabanya amahane kuko kuba narabyaye ukomeza ubinyurira nta kintu biri butange ahubwo tubiganireho turebe ngo ese uyu mwana tuzamuzana nawe tumurererane na kari mu nda ese uyu mwana uzanyemerera uburenganzira tumurerere iwabo hariya kwa nyina bite mwese n'ikibifuza ubundi ngewe iyo utuje turaganira tugahuza urugwiro nese pasire wanjye buriya nubwo byabayeho rero ni byiza sibyo nicyo ukeneye urankorera ibyo ngusabye nanjye nankorera ibyo nsabye ahubwo se wumva iyo ni ingingo ubundi naho unashaka ko ega n'ubundi kurakara ni wowe ubintera ni wowe untera umushiha tuzi ngo bivaye harya ngo ushaka ko kari mu nda tumukurikiza amaje kubyemera ariko ko umwana ntakuye amaje kubyemera umwana urashaka ko byemera nawe ajye mu bandi ushaka kumuzana mu rugo nzabiganiriza iwabo ajye mu bandi ese ko ntabishaka kurera umwana wundi ntacyo tuzamurerera iwabo kari mu nda kumukurikiza arura gakeya n'inkorora imeze nabi ngaho ngwino tubiganireho ariko ajya uva mu kabebo hanze ubundi se kare kose aho mba nakubwire kuki wirengagiza nkaho bitazi nanjye niyo mpamvu mubwiye ni ngwino tugende naho tugende tuganire ariko jya ugenda umfashe neza si ubu ngubu kari mu nda kubonye nzi ko birakira gikorwa gihera hanze gutya mutera yagenda gake kari mu nda atakubona agenda gake kari mu nda nawe amaje gukura wowe ubona atakiritura se burahuye n'icyana yakiritura ariko si ngwino rero ahubwo ciyazi dore tumwemo rwose tereka umuce byeri ibyo bintu ntibyamba nta fote njya ngira muri ibi bintu ndabizi cyane gira ariko ibyo bintu wowe dore ko n'amasaha bari kugenda bimeze bite uriya mwana se njyewe numvishe namubwira ngo bose yarabuze ngiye kumva numva mbona karize abana b'abakobwa bo muri karitsiye bari kujya kose kakugeze mato zuko nawe rero dore iyi yose ni yawe ese ngiye ko n'ubundi inywere n'ibiryo bikurya bazane twiriye ariko nawe ibyo unganiza ubundi ni muri weekend ni muri weekend cyane rwose soma rwose kubita kandi kanguye kesha
ko si ibintu ndacyabyuka. Yes. Vuba vuba kubita nako ngako kamari mu bundi twitahire. Dore. Niko amakuru neza ariko ujye umbwira jya menya n'ahantu mba ukuntu hameze. Sindi umugabo ra. Umugabo umwe se? Uri umugabo benshi? Haka ubu. Soma nika kabisa. Guma. Honest. Rero nubwo uri umwana umva ko utarisha. Mwana uramugora ibintu bye ntabwo mbizi. Mwari muwigisha n'umwana we sinumvishe ngo aranatsinda akareza ngo buriya no umunyabwenge. Ukuvuga ngo ramana umukobwa ufatwa nabi bwo afashwe nabi. Ariko ikibitera sinyizi nanjye. Wowe ku makuru waba uzi bose ku buryo baburira rimwe bose safata nabi. Habanje wase yakurikiraho Kalisa. Shangira akazi ariko nawe ndikumva wagira ntabwo uba hano rwose. Kambanze nje kunya. Kawo. Gerayo nawe. Ngaba kagufashe nawe. Usigaye mushyiramo supaguru. Ubu nanjye nashiramo supaguru. Nabazi mwana. Nkuriya utama amakuru kanamwera n'inzoga. Claudine. Amagambo yashize vuga. Shingiye ku ki? Byihoreresha. Ko numva uri kuvugira mu migani byagenze gute? Ntabwo kukibaza amenyo nko kureba umunwa no kubera iki. None se uragira ngo umenye ikiri mu mutima wawe ko nari Imana koko? Bavuga ngo uhishe mu nda imbwa ntizimwiba, nabwirwa n'iki kiri mu mutima wawe? Ubwo nyine reka mishe mu nda nta kundi. Wari umeze ute se? Meze neza ndaho rwose ndashima Imana. Mukose. Nuko nyine nari ngukumbuye ndabana reka nze ngusureho gatoya. Ese ngumva. Claudine, ko ngiye gusara none urangiriye nawe. No gusara byajemo se? Ndumva ngiye gusara. Ako banze uremereye nubwo ndi kubyita ibya nta kigenda. Claudine, uri kumva ikibazo cyanjye cyoroshye? Nanjye natangiye numva ari ibintu byoroshye ko nukumva biri gukurushaho gukara. Nzi kuri inshuti nyashuti ariko nsanze uri umushinya gusa. None se utambwiye nabwirwa n'iki kibazo ufite? Wihibye, wigunze, ugishaka no kuvuga. Amaherezo azaba yawe. Ariko uba ari we wabura abana babiri ukaba ukivuga, ukibona ikintu cyo kuvuga. Shaka rwose ikibazo gihari. Nta kundi wambwira. Ntugira ngo ni ukugushinyagurira, ndi kubyumva ububabare, ariko nawe icara witekerezeho wumve icyatumye abana bawe bagenda. Ntabwo wambeshya ubwo nibyo. Utari gushaka kubyakira se nk'ukuri, ntabwo ari ugukina ku mubyimba kandi uri kongera inama ntikiriza. Shaka abana rero, niyo ngombwa natwe uzatubwire tugufashe gushaka, ariko banjye kumenya aho ikibazo giherereye. Uretse bwo nibaza bakongera bakagira ihungabana bakongera bagasubirayo, utari kureba ikibazo aho giherereye ngo ugikemure hakiri kare. Claudine rero urindiriye ko nkubwira ngo fasha gushaka nk'umuntu w'inshuti n'imyaka tumaranye.
kweri urindiriye ko nkubwira ngo mfasha gushaka abantu. Nese nabibwirwa n'iki ufite ikibazo. Ubu nese ubuyo nataza gutya ngo mbe nje kugusura. Nabibwirwa n'iki ufite ikibazo. Nyine maze kubona ko inshuti z'iki gihe mukundana ari amahoro. Gusa ubushize wavuye hano nakubwira ko umwana wanjye yaraye. Je numvaga nyine yagiye mu nshuti ziragaruka. Ntabwo nari nzi karagenda ngahere. Nawe ni wamamagaye ngo umbwira ati umwana byarakomeje. Uragiye uricecekera. Ntabwo yagarutse. Asanga nanjye waratinye kubimbwira na n'umuturanye n'umubizi. Nagusuye bihagije twaganira menye n'amakuru y'umwana wawe. Ubwo mitondo tutangire tumushake cyangwa ufite ukundi kuntu uzabigenza. Unera nuvuge nigendere. Genda ubundi se kumfasha iki? Ni nama nakugiraga ntabwo ari mbizi. Ubwo se niyi? Inama yo gushaka umwana. Si n'umwana naho ni babiri. Ubwo kujya mu nzu ukagarama ugasinzira. Kuradura bizi. Wakoze ngaho umvira mu rugo. Mvira mu rugo katanimvira mu Rwanda wakoze kungira inama. Kanigendere rwose ugumana amahoro yawe no gushaka abana bawe. Niba utabishaka umwana zawe.